nkava kwiza nose ubundi bwa nubyanga tukakomeza tukabana bizagenda bite uziyahura nanone ntibishobokaho kugira gushake nafazari napfa nkava uzakinduzaro ntashobora kugushaka wowe kubera Imana tuzabana kandi ntuziyahura tuzaba ntara mu byaye atari umwana wawe none se ni wiyahura yego Yesu uzaba reka jyandi ibyishimo ugende ibyishimo bye Jendi ibyishimo bye tuzemera tubana tudasezeranye ko tuzabana ibyo wirirwa vuga ngo bana none tudasezeranye wakabaye gutuza ubona unyangira iki muzabana nk'ukibana mu kibunda nakambara nzaryambara kubera Imana akira nzaryambara kubera Imana uzambara iryo mu kabari ariko iryo kwambara iryo mu kabari se ribaho sinkushaka kubutashaka sangiye kuba mu nzu yawe ko aho uzaba hose nzabaho nkakabwera ntuzabaho nk'umugabo ni murebe hano tuzabuka ihangane niho kigomba kuba kidasubira zamuka kirimo hano mu gitabye ngiki mana yo mwijuru nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kwasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizire ko muri neza mwese aho muri arabari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndashimira ko nama n'ibitekerezo mugera mwandika muri comment n'ubundi bufasha n'izindi nyunganizi mugenda mutanga ku bantu baba bakeneye ubufasha bugiye bunyuranye mugenda mufasha Imana igibasubiriza aho muba mukoye gira ngo muribuka ko hano hari ubukwe twari gutaha mu kwezi kwa kabiri bwapfuye upfa kubera ikibazo cyavutse kubera ko hajemo kubura ubuzima ikintu cyose cyajemo kubura ubuzima burakiba biba byahinduye isura nta wundi ni Nyirabukwe wa Falida ariwe mama wa Theodore turi kumwe hano muribuka ko ubushize twaganiriye nabo badusobanurira impamvu ubukwe bwapfuye dusanga impamvu nayo irumvikana niba uri kumwe n'umuntu ukajya kubona ukabona umuntu agiye kubura ubuzima kubera ibirori aho kugira ngo mujye mu birori ukabona mugiye gushyingura nabyo ni bibi niyo mpamvu nifuje ko uyu mubyeyi nawe tuganira ku ruhande rwe akatubwira ese koko nk'uko bivugwa nk'uko byavuzwe koko nibyo ko yashatse kwiyahura nta nubwo yashatse kwiyahura byo yaranabikoze uretse ko Imana yatabaye buryo igihe kitaragera nyine igihe kitaragera twifuje kugira ngo adusobanurire koko nibyo byarabaye ndetse na Falida nawe yifuza agurana kugira ngo kurumva niwe nyir'ubukwe niwe bwiciye ubukwe kandi banafitanye n'ikibazo tutazi ngo ni ikihe ariko uko biri kose kirahari mama tuguhaye ikaze mu kiganiro impamvu ibyo byose byabayeho nuko ntabwo numvaga nshaka ubukwe bwabo se na n'ubu uracyatsimbaraye kuri icyo kintu nyitsimbarayeho kuko ubukwe bwabo na n'ubu ntabwo nshaka buramutse ntibushobora kuba ntabwo nabyemera kugeza aho wifuza ko wabura ubuzima wenda kuba utifuza ubukwe bibaho birashobora ko umubyeyi avuga ati sinashingira umuryango wo kwa kanaka no kwa kanaka ariko kugira ngo hazemo n'ibyo kwiyahura ikintu cyo kwiyahura cya umudayimoni yakujemo ngiye bitewe n'urukundo nkunda umwana wanjye nkumva yuko atashaka Falida muzi cyangwa mwaba reka nkubaza uranyanga kumushaka kugira mushake wakiyahura nakiyahura fazari ubuzima nkava kwiza nose ubundi bwa nubyanga tukakomeza tukabana bizagenda bite uziyahura nanone ntibishobokaho kugira gushake na fazari napfa nkavaho none se gupfa ukumva nose ubahungukira hehe mu gupfa ubwo we nibiba ngombwa azahitemo kumva ko yahitamo giye cyangwa wowe kandi umugore arashaka ariko umubyeyi ntashaka nose reka nkubaze yego birumvikana kubera iki
wowe wumva yuko ubuzima wabayemo bukakubera igikomere ukabaho nabi, wumva ko n'umwana wagomba kububamo utareka umwana ngakora ibirori yishimire ibintu byiza, umwana yishimye ntago uba wishimye. Ega ibyo si impamvu, bitewe n'uwo ashaka ntashaka, ntago ashobora kugushaka nkiri kuri iyi si. Kandi uzatinda uzaroga wa mukecuru. Yego mana yanjye, nuko uzatinda uzaroga, ntashobora kugushaka wowe. Kubera Imana tuzabana kandi ntuziyahura. Tuzaba ntaramubyaye atari umwana wanjye. None se niwe yahura? Yego Yesu. Uzaba kiragihe ubikora. Ko wari gupfa n'ubundi bakabana warapfuye. Ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Abana muzi ko iki gicacu rutazanira muri buno buzima ngapfa none. Uyu ureba. Uyu ntashaka kumushaka aramubeshya. Uriya ni umwana wanjye nibyariye. Akunda na se uriya mwana akakunda Falida. Kandi abimubwira ati njye Falida ndagukunda sinakureka. Kuki uvuga akamubeshya kandi umuhungu wabona ko umusore amukunda. Tubyemere. Uriya ni umwana wanjye, sibyo? Kandi nta wundi mubyeyi azabona utari njye, sibyo? Nta n'impamvu zo kutanyumvira. Nicara agashyira umutima hamwe tukaganira, azareba ese mbure mama cyangwa mbure umugore. Aba barashaka. Reba njyandi ibyishimo, ujyandi ibyishimo bye. Njyandi ibyishimo bye. Njyandi ibyishimo bye. Tuzemera tubana tudasezeranye ko tuzabana. Ibyo wirirwa vuga ngo bana none tudasezeranye. Wakabaye gutuza. Ubona unyangira iki? Unyangira iki? Muzabana nk'uko bana mu kigunda. Ubwo nabyo nimba ari byo. None nimba nta bukwe nshaka bazabana. Kandi wagicacu uzatinduza mbaba uzabizatinduka ro nta kazi none se umuntu udashobora gutuza ngo umwana we yubake, umuntu udashobora gutuza ngo umwana we yubake, udashobora kwishimira umwana wanjye ariwe. Ubusaba ko hari akantu kezi umubyeyi avuze ati mama abumwe. Ibyo ndabizi nyina w'umuntu abumwe ako ke ku buryo umwana we yakikondera umuntu ukazana ibintu ngo nuko utakunze umukobwa ngo ndibakora ibirori. Wewe nagushaka kunezezwa no kwambara. Ese muko ufite imyaka ingahe ku buryo utekereza yuko ubuzima bw'uriya mwana umwana wawe tunganya imyaka gutya turushana amezi aya ngaya ne. Waramubyaye uza amezi urumva turanganya mu myaka ntabwo ndashaje kandi niyo nabana na muruta niyo nabana na muruta ndi gicacu ko situngana niyo nabi gicacu ntabwo tunganya imyaka. Urumva yuko ubuzima wabayemo nta mugabo bana nawe, urumva n'umugabo n'umwana adashaka aronganga bane n'umugabo. Uriyizi ku mwana wawe ndiyizi ntabwo uriyizi umva uriya ni umusore uzubwe waramubyaye ariko n'umuhitiramo azubwenge. Yarebye mu bakobwa bose, yarebye mu bakobwa bose b'Iburundi arabazenguruka, aza mu Rwanda areba mu bagore cyangwa mu bakobwa b'i Rwanda abona ninjye gikwerere, abona ninjye mugore ndi nyina. Ntago mbyemera. Uri nyina ko ntiyakurongora kugira umugore. Ndi mama we nyine. Kandi nta wundi nyina azabona. Nta n'ubundi nyoko bukwe wanabona niyo wamushaka. Ugiye kujya muri haraba mama navuga ko haraba mama bagiraho bagafuhira niba ari ukubakunda cyane, niba ari ukubafuhira. Hari ababyeyi benshi bakunda bajye bamera nkawe agafuhira umwana we kurusha uwo bakunda. Kino gicacu urajya cyo gishaka no kuryamana n'umwana wacu ukuru cyo cyamufuhiye. Njyewe ndyamana n'umwana wanjye mbanasenze mbanabyutse n'abanje Imana woje wajya cyo gishaka no kuryamana n'umwana wacu. Cyaba mu kabarureke undekera umwana ukuru cyo cyamufuhiye cyamubujije amahoro cyamubuje guhumeka. Ikinyabupfura gicyo ufite nicyo kiri gutuma n'ibyo byose byanga kuba. Ikinyabupfura mfite nawe nuko ari cyo wazanye. Urashaka ngo abantu bagwaze ibyo barose ndakwiriye. Impamvu zose mbona zituma ubukwe butaba nizo ngaruka zose zigaruka. Izo zigaruka nizo zituma ntashobora kwishara ngo ntekereze reka nk'imbabazi b'abana mbashe kuhuza nabo mbagire bakora ibyo bakora. Reka mwanyitwayeho neza na bwabukwe nanjye nabashyigikira nka mama wanyu. Urase tukugura inzira ntago tukugura inzira ga n'ubwo mutanguraho inzira rero muzagenda naza tukuguraho tusabwa kukubaha tugakora ibyo dukora nawe ukaza mu birori nk'abandi babyeyi ukambara ivara ariko apana kukugura inzira ngo wumve ivara se ninjye mugeni ntabwo ngenga ryambara nakambara nzaryambara kubera Imana akira nzaryambara kubera Imana kabari ariko iryo kwambara ryo kabari se ribaho batanga ifara azambara iryo mu kabari ryo nose ryo mu kabari rimbe umva uzambara iryo macupa umugabo wamzariye turaryoshye tumeze neza waramubonye n'uwanjiriye Imana amugucishije uramubyara Imana amugucishije uramubyara yamaze kuba uwanjye
kutaruzi uzi ko ari uwawe ariko uriya mugabo si uwawe kuko atari uwanjye ni wowe ugena se ni wowe ugena uriya Imana amaze Imana amaze kumuguha uramubyara Imana nanjye yanyije mugira uwanjye umve ayo makuru ntayifite yego se ntayifite ahubwo nta makuru ufite uzongera usubira kwiyahura ukuntu muri guterana amagambo muri babiri ntibaze se amaherezo shana nanjye simbiza amaherezo yanjye n'umukecuru umugabo muzabana kuko mu bigaragara Theodore bari muri kumuha amahitamo yo guhitamo hagati ya mama we nawe usajya ko azahitamo ko se akanakunda nawe mama urifuza ko hagati yawe na Farida ahitamo nicyo cyifuzo ufite yes ariko ari mu kiganiro cy'ubushize Theodore yaravuze ngo mama waramubangamira mama we ashaka undi nyina abona ashakane na Farida nimba afite undi nyina sibyo niyo myanya ariko atandukanye na Farida nta kibazo byaratandukanye na Farida umwana wanjye igihe cyose ariko munsi nzumva ngo yabanye na Farida ni ukumukaraba ntapfa ni ukumukaraba ubwo bakava Farida uyu mukecuru aramutse abonye amahirwe yo kongera kubona umwana we bakabana nko mu nzu imwe kumva yamuhwininisha nka kwa kundi abakecuru bajya baruga abana babo ngo nibazashaka reka nkubwire uriya ni umwana wanjye aho namushakira isa namubona ko jya mama gasigiye cyose mama arakwitaba niwe muhungu mfite ni nawe wenyine ugira yes umva nanjye ni mu mirunji mu marangamutima rero yanjye ngomba kumukunda nkamurebera ibiri bibi n'ibiri byiza urumva niwe muhungu kabisa none se ajya gutoragura murebe ariko n'uyaguha umukazana umuhungu washeneye gushaka kugira ngo aguhe umukazi n'uyu yabyara umwana nako yakubyara umwuzukuru n'uyu mwuzukuru yamukubyarira kandi wifuza simushaka aretse abana bakabana ukareka kuzana inzangano kugezaho n'ubuzima bwawe buse nkaburiye yupfa wari kuba utizize gupfaho kugira ngo mbe ku isi y'abantu badashobora kumva ko yanyubaha napfa aho kugira ngo ubone ibirori bya Farida n'umuhungu wawe wapfa ntubibone ntabyo wifuza kubona ubundi nta kuntu Imana yakwijyanira utarinze kwiyahura ubwo nyine nibikora muri icyo gihe hoya none akugira yahure Imana imuhanira gupfa n'ibyaha yongeye ikindi cyaha cyo kwiyahura aho kugira ngo Imana imwihere aho kugira ngo ubone mu muryango wacu napfa nkavaho uzi ikintu kitakinera ubwoba ke kuba umukecuru atankunda nuko nzi ko papa w'umuhungu duhuza bashiki b'umukobwa b'umuhungu tugahuza ijana ku ijana tugahuza ijana ku ijana tugahuza nuko batakemera kujya kuri kamera bashyire ntabwo babyemera ntabwo babikunda ariko ikibazo nyine urumva yuko urabona ko n'ubundi bitera ikibazo kuba mudahuza na nyoko bukwe ese mama Farida gukora iki kugira ngo umukunde umwakire njye Farida nta na kimwe mushaka ko simushaka nawe rero Farida nta n'ikimwe ubwira ati kandi noneho nase ubundi mu by'ukuri gikurikiyeho Farida uyu mureba Farida uyu muri kureba ntashobora kumva ko ashobora kumva ko ndi nyirabukwe nk'uko abitekereza urumva ntashobora gutekereza ko ndi nyirabukwe ahubwo aratekereza mpangara nkuhangare sinzi hangare nawe nagushobotse nosagira nk'uhaye ngo nuko ngumbana n'umuhungu wangu kugira ngo ukunde ngo ubwo nyine mpamira yuko ntashobotse genda ushaka ntushobotse muri buno buzima ntushobotse wa mukecuru sinkushaka kuba utashaka sangiye kuba mu nzu yawe ko aho uzaba hose uzabaho nk'akabwera ntuzabaho nk'umugore yigwa se uzabaho nk'akabwera ntuzabaho ntabwo ari wowe ugena ubuzima bwanjye mu kiganza cyawe iki kitangana ntabwo kitapima n'akarobo nashaka tsiratsiza iki nashaka azaroge nashaka azagira iki umubyeyi yiyahura amaraso ye akazagukurikirana oya ntaziyahura mu bintu avuze byakugira aziyahure azasubirana umwana we kuko Imana iracyarema abantu benshi ngereka nkubwire rero ibyo byose wibwira nguriya umuhungu wanjye ntushaka kumushaka kuko umuhungu wanjye ni umwana usobanutse ni mwiza yarize kandi ngomba kumurebera umukobwa aranahari utagira ngo nukuza yaba hari se bwo wamurusha kwirebera neza wamurusha kwirebera neza wumurusha kwirebera neza wize ufite amashuri ufite amafaranga sinariza ngaye Jazi nariza ngaye uyu munyakabari ni Marine aho kabari menye tukabanamo uyu ni nka burarirwa
urumva kuko nta kindi kintu do umutima we ni nk'uburi yebye habaye hahiye umuhungu ako rero akenshi abakecuru mutagize amahirwe yo kubana n'abagabo mba mufite depression none nagira umugabo mba narabyaye uriya muhungu uri kwiruka inyuma none se abantu bose babyaye bisobanura ko babanye n'abagabo nabyaranye n'umugabo mwiza tubyara umwana mwiza usobanutse wambyariye umugabo cyo koza mwiza pe icyo ndacyemera wambyariye umugabo mwiza pe ngafite ngo nzamakobwa ye jewe mfite umukobwa mwiza unyubaha nushaka uzaza n'umuzungu wowe nushaka uzazane umuzungu ese ubwo namwe turinde tubirebe umukobwa uri size umve erega bose yaba yarahisemo kuko yababonaga ntabwo wahiswemo aba yarabaciyemo kumva yeme kubana nanjye kuko ntabwo wahiswemo twamo nkuko bivuga ubukwe buba bwarabaye kuba rero butaraba buri gupfa gutya nta urumva waramaze kubisoza neza cyane katubirinde tuzabireba se umwizeye bingana iki ushobora kuvuga ngo ufite umukobwa mwiza wamushyingira ugasanga ese umuzanya akamwanga njyewe imico ye yose ese umuzanya akamwangara imico ye yose warusha umwana kwirebera neza ariko ubwo njye n'umuhungu wanjye uzituganira iki ibyo mwaganira byose turi kumwe ariko si muri kumwe turi kumwe ko ni muri kumwe turi kumwe harya yabyawe nandi kubara mu byasa muri kumwe nyine harya igihe yagiye kukugeraho cyangwa telefone muri iyi minsi zikora iki turavugana ariko tuba turi kumwe nta mpamvu ya telefone se niyiki kandi tuba turi kumwe nyine iyo bibaye ngombwa ari mu kazi tuvuganira kuri telefone iyo atakarimo mama muri kumwe ntabwo ariko twaba turi kumwe ahubwo mama na depression izakukongera ukaniyahura n'uwo muri tutagiye kuwukora nukuri kw'Imana uribeshya cyane azongera yiyahura kwiyahura ntabwo nziyahura wowe sibyo cyokoza umuzimu ugira kwiyahura Imana izagufasha utazakurikirana umwana wawe kuko umudayimoni ugira ufite nyine jya ugenda umugane muhuririyo ariko nta bukufite ubukwe niyo butaba tuzabana kandi tubane neza ntituzatandukana ngo nuko nta bukwe twakoze icyambere n'urukundo urumve umukazana satazi uwo mukazana ariko unyubaha ankundira umwana ucyo ni icyambere urumva akunda umuryango umukunda ufite umukazana wizeye neza cyane umukecuru baramuroze baba umukecuru umwana aramukunda umwana akunda umuhungu usatarahura umwana akunda umuhungu batarahura ashobora kuba yerekuye ko ntawe rego hano umusore ubwenge ntago yajya kwirirwa yirukanka muri ibyo bintu byose cyangwa yemera kuti igihe cyiwe kandi abona saha tuvugana nimba gukunda wenda akaba bikwereka ko ariko kuri nk'abagenda gukunda ntabwo ari we yaje ngo ndagukunda tugende mu mago ni wenda akwereka yuko ariko bimeze ariko njyewe guhitamo kwe nawe ngo uragira ngo mpfuhe ngo nirwe nahanaganitse izosi ngo nitere ibi urapirika kugera n'izi saha nkubwize ukuri ntabwo byari bitarakubayeho ngo ayo magambo yose nayiki reba no ku maso ukuri kureba njyewe ndareba neza niba ndebe rwose nta kibazo ari njye nawe ndi gutitira umugabo yagiye ari njye nawe ndi gutitira bahamuboneye ahubwo urarwara ntabyo waruzi impamvu waruzi ko mfite undi mukazana nemera kandi unyemera kandi wemera umuntu abakuba rero yaramubonye baranahuye bakanahuza akabareka guta igihe akaza akamusanga tinda gato tuzabibona nariva uzamumushingira ku ngufu se mama oya njye nuko nzi yuko bitewe wowe ufite umwana uzi ubwenge ntabwo uri kumuhitiramo kuko arabizi ko ufite depression arabizi uri igisazi afite sibyo twemere sibyo cyo kuvuga ndi umusazi ndi umusazi wari bwanjyane ahantu bita Indera bakabasuzumye mu mutwe ese ujyayo Falida fata imiti yawe none se mbabara mbwiza ukuri niba bari baravuga ubombo umuntu ari muzima nahera he mvuga nti wa mukazana reka mubabarire abane n'umuhungu wanjye bitewe n'amagambo reka njya nakubwira ntabwo nzakugura inzira kugira ngo nkunde ndongurane n'umuhungu wawe nakubwira ngo Imana irarema buri munsi irarema kandi remera mu nda zacu kugira ngo abazaza nyuma yacu iri kurema muveho sha urako muva bizakugora nyine bizamureke sha bizakugora
azamuvaho kuko nta bukwe bizatugora muri buno buzima bizakora Farida tuzabukora akira enda shiramo nyine enda Farida shiramo ndi nyoko bukwe nimurebe hano tuzabukora nta bukwe buzaba shaye umukecuru aratitira uzwo kankubwira hari ukuntu kera isukari iga kujya gusenga niyo uzasenga amavi agakoboka nk'ay'ihene ntabwo uzabana n'umugore ntabwo natuma amavi yanjye akoboka niyo uzakoboka nk'ay'ihene amavi yanjye agakoboka akazagisebe ntabwo wabana n'umuhungu wanjye kugira se ngo bigende bite nyine se wakabimenya none nose ubundi biba kubera yuko nagiye kuyasenga kugira ngo mukore ubukwe ariko simvuga kurongora bise ibyo by'abarabihaza ndavuga kugira ngo ubukwe bube n'ugukoboka amavi jya mu rusengero wiyirize wige kwiyiriza imva naho ubundi ndabizi neza ko mama wasengeye wicobora uzi intambara narwanye kugira ngo mbone uriya mugabo ndakubwiza iyo ntambara rero iyo ntambara nibyo mwivugisha nzazirwana nzazitsinda nijya mugenda muhuririyo ariko ntabwo umugabo wanjye ko turi kumwe saa kugenda nta bukwe he ibyo bwo burahari kandi niyo butaba ntibuzatubuza rega ntibuzabuzimara gucuranga ariko ntibazakora ubukwe tuzabukora ntabwo muzakora erega ibyakubaye ntabwo bisobanura ngo natwe ngo amateka tuzari ukuntu bigaragara uyu mama bitewe n'uko narahira bivuze ko nimunabukora muzabukora dakiriho yes igihe nzaba ntakiri ntabwo se ukuntu umuhungu yambwiye ngo tuzajya muri Kenya twibere twikorera ubukwe ntabwo nabyemera kubera yuko ntabwo azajya yansigase atagusigaza ariko umuntu wizirika ku muhungu we mwajya muri Kenya mwamurira n'indege twamusiga pe usibye ko nakemera kwisigira abana ababyeyi n'abana ruba rwaraheze umuhungu wanjye ntabwo yansiga ukureba nakwinenekaho gutambuka kugira ugere ku ndege byaba intambara ese gupima ibiro bingahe we ibyo mfite byose wari bwabone reka nkubaze wari bwabone wenda mu magambo ujya waba warumvishe mu myaka ufite wari bwumve umugozi wa kararamba umugozi wa kararamba ntabwo nkuzi uzabaza abakuru umugozi wa kararamba ni umugozi w'ikijumba ugenda bagenda bazingira aho kugira wuzure ukazuzura nka ari umugozi umwe warawutere nka uko ugenda ugira uzana umugozi ugenda nanjye rero igihe nzaba nkiriho ntabwo uzigera nk'umugozi wa kararamba ntuzigera nk'akanano shamenya butari buke kararamba njyewe ikintu nifuzaga nashaka kukubwira kumva ikintu nashaka kukubwira uko ugenda nkugenda arimo arandura kubera nk'umugozi wa kararamba ndamutse ngize ikibazo amaguru yanjye akagira ikibazo ndaguhiye ubundi se si iyo midido ego mana nyagasani nibashyira kuri kamera abantu barebe ntabwo nta midido ngira erega abantu bwira baranzi abantu ngira barangira n'akarenge keza urakabona abantu ngira baranzi njya mfite akarenge keza urakabona nabonye iyo midido wayibonye umva rero nkubwira ikintu kimwe umva nkubwira ikintu kimwe utazi umuhungu wanjye umva nkubwira ikintu kimwe utazi ahazi ni henshi umva nkubwira ikintu kimwe utazi ntuteze kuzambona mu gihe utemera guca bugufi ikintu numva nashaka ko tuganira kuri ibi bintu bikava mu nzira ukaturika tukikorera ubukwe waba utabishaka kandi nabwo ntabwo uzadutandukanye yewe kereka ibyo tubireke ntabwo uzigera ubona ngewe Fani ngo nje kugucira bugufi ngo kugira ngo nkunde ngo mbane n'umuhungu wawe kandi Imana ikirema nibikunda kandi ikindi reka nkubwire Fari izo wasenze nanjye izo nsenga tusenga Imana imwe ko ndakubwiza ukuri tuzareba Imana izashigikira reka nkubwire Fari sintegereje kuzaza impande yango nkubwire ngo ndakubabariye ubukwe ni bubi nta nubwo utegereje ariko nagiraga nkubwire ese bubaye we wakiyahura ako se umuntu uyahura ubizosaba yariziritse byarakobotse byarashize ndabona byabaruca abana mureke dusoze birahagije ndabona nubundi mama nta guhinduka nubundi uracyakomeje kwa kundi gusa ijambo natoyemo twumvise bwa mbere ko bavuze ngo hari undi mukobwa ariko uwo mukobwa arajyayo usuriya muhungu tuganira numvise nta kinabizibo nimba uzamumuha nyuma kino gicecuru kirabeshya kandi nawe uzumva kirabeshya rwose pe ibindi tuzamenya amakuru ubutaha hari igihe Imana yabijyamo bikagenda neza mu kabana cyane umukecuru Imana ikazamugendera ijoro rimwe akabyuka yanga asanga mu mutwe we urwango yakongaga rwabaye